Reka tubasuhuze mwese bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye impande enye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi muri rusange. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turi he? Kuri uyu munsi turi ku bitaro bya La Croix du Sud aho bita kwa Nyirinkwaya. Ushaka kwibaza ati mbese kwa Nyirinkwaya tuje kuhareba iyihe nzobere? Tuje kuhareba muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana atwite n'indwara zibasira abari n'abategarugori, aho agiye kudufasha kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye no gutwitira inyuma ya nyababyeyi. Hari igihe umuntu atwita atazi aho atwitiye, ariko icyo tubashishikariza ni ugukurikira kino kiganiro kugira ngo murusheho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima bageze ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe, mugakora share, mukabisangiza n'abandi, bityo bakarushaho gusobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, mukibuka no gukora like. Reka tujye kubarebera muganga, umwanya ni uwanyu wo gukurikira ikiganiro tugiye kugirana, mukomeze mugire ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tubikomojeho turi hanze y'uko turi kuri La Croix du Sud, akaba ari ibitaro bakunze kwita kwa Nyirinkwaya biherereye hano i Remera, aho tuje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite ndetse n'indwara zifata abari n'abategarugori, Dr Habimana Samson. Twamuha ikaze akabasuhuza. Tubahe ikaze Dr. Murakoze. Nitwa Habimana Samson, ndi umuganga w'abagore nk'uko maze kubivuga. Murakoze. Noneho Dr, insanganyamatsiko y'uyu munsi ku bijyanye no gutwitira inyuma ya nyababyeyi. Hari ibintu abantu benshi bajya bibaza akavuga ati iyo umuntu yatwise biba byarangiye. Harimo abazi ko gutwitira inyuma ya nyababyeyi bitabaho, hari n'ababizi abo byabayeho. Mbese ni iki mwababwira mbere yo gutangira ikiganiro? Gutwitira inyuma ya nyababyeyi ni iki? Gutwitira inyuma ya nyababyeyi bibaho, ni gutwitira hanze ya nyababyeyi. Ni ukuvuga nyababyeyi ni igishushanyo, kino gice cyayo gutya tukazamuka hano, aka ni agasabo k'intanga, ovari, ni imiyoborantanga. Gutwitira inyuma ya nyababyeyi, ubundi gutwita agatwitiye muri kano gace k'imbere muri nyababyeyi, ariko igihe cyose atwitiye hanze ntatwitiremo hano imwe imbere, icyo gihe aratwitiye hanze. Biba kuri 1 kugera 2% w'abagore batwite ku isi bashobora gutwitira hanze, ariko biba ari uburwayi. Icyo gihe ibishobora guturika akavira mu nda akabura ubuzima. Noneho Dr maze kutwereka nyababyeyi muri rusange no gutwitira inyuma ya nyababyeyi, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese byaba biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo hari ibyo twita risk factors, ibintu umuntu biba ku muntu bikaba bimuganisha kuzatwitira hanze y'inkondo y'umura. Harimo kubarigeza ibintu byose bituma uno muyoborantanga kugira ngo intangangabo n'intangangore byamaze guhura bijye hano muri nyababyeyi, bisaba ko ino muyoborantanga iba yisanzuye basha kunyeganyega. Ikindi bisaba ko utwoya turimo tuba tubasha gusunika iryo gi ryikoze. Rero ibintu byose bituma ino muyoborantanga itabasha kwinyeganyeza neza, itafite ubwisanzure, bishobora gutwitira hanze. Muri byo harimo kuba warabazwe mu nda. Iyo wabazwe mu nda hazamo inkovu zituma bifatwa, imiyoborantanga ifatwa ntibashe kwisanzura. Ikindi kuba warabazwe, kuba waragize infection bita pelvic inflammatory disease zituruka gukora imibonano n'abantu batandukanye. Ikindi kuba ari umuntu watewe intanga, nayo iba ari risk, ibyo bita artificial reproductive therapy. Then hakaza kuba warigeze utwitira hanze ikindi gihe. Ikindi kuba izi infection nazivuze, no kuba ufite ibyo bita endometriosis, ni igihe uba ufite ibice byo muri nyababyeyi byagiye ahandi hantu.
nko mu nda. Iyo bijya ahandi hantu nabyo byongera ibyago by'uko ya miyoborantanga yafatwa ntibashe kwisanzura. Ikindi no kunywa itabi. Umuntu unywa itabi, iryo tabi rigenda rikangiza twa twoya ntitubashe gutuma igi rigenda ngo rijye muri nyababyeyi aho rigomba kuba riri. Noneho Dr. tuzi ko buri ndwara hari indwara zigira ibimenyetso, hakaba n'indwara zitagira ibimenyetso. Mbese ibi byo byaba bigira ibimenyetso? Yego, ni byiza kuba igira ibimenyetso kugira ngo ihite imenyekana. Haza kuba warabuze imihango, uzi ko ujya kuba utwite, ukabana mu kiziba cy'inda, ikindi ukanava. Ibyo bitatu iyo bije tangira gutekereza yuko waba utwite hanze y'inkondo y'umura, hanze ya nyababyeyi. Yego, rero hari ibindi bimenyetso biba bishobora kuza, ariko biza kurembye, kumva indiri kubyimba, ibyimbyamo amaraso, kumva ifite isereri, kumva yacitse intege. Uwo nguwo hari igihe byiyongera kuri bya bindi byo kubura imihango no kuba ava no kubavara mu nda. Icyo gihe ashobora kuba aho atwitiye hanze iyo nda yaturitse, ya maraso akaba yakwirakwiriye mu nda. Uwo nguwo aba ageze kure, arembye. None se Dr. tukiri aho, umuntu watwitiye inyuma ya nyababyeyi ashobora kubyara wa mwana? Mu magambo yoroshye tuvuge oya, kubera ko ntabwo aho hantu aba yasamiye ntabwo haba hisanzuye kugira ngo umwana abe yahakurira. Haba ari hatoya, ntabwo ari ahantu hisanzuye. Ariko hari igihe bibaho nk'impanuka. Hari n'iyo twigeze kwandikaho yabereye mu karere ka Nyagatare, byandikaho n'abandi baganga witwa Dr. Muhoza Parfait n'abandi bitwa ba Dr. Tantu. Twandika ko uwo mwana yakuze akabaho, yarabyaye turanamusezerera. Hari n'abandi bajya batungurana. Hari n'undi wigeze kuboneka CHK muri 2020, ariko bibaho gake, ntabwo ari ibintu tuvuga kuko ni ibintu biba bitunguranye. Noneho Dr. umuntu tubonye ko hari abantu babaho, muri make umuntu utwitiye inyuma ya nyababyeyi kwa muganga ni iki bamufasha? Utwitiye inyuma ya nyababyeyi ikintu kwa muganga bamufasha ni uburyo bwo kuyikuramo, kuko hari uburyo bwo kubagwa, hari uburyo bwo guhabwa imiti. Ntabwo ari bose bahabwa imiti, hari bakeya bahabwa imiti bitewe n'urwego iriho. Kubagwa birimo uburyo butandukanye. Hari uburyo bwo gusatura n'uburyo bw'ikoranabuhanga yitwa minimal invasive surgery cyangwa laparoscopy, aho ushobora gutobora ahantu hatoya. Yego, icyo gihe turabimusobanura, ariko urebye ni uburyo bubiri, ni uguhabwa imiti no kubagwa. Noneho Dr. tubonye ko kwa muganga ashobora gufashwa uwo muntu, kandi tubona ko gutwitira inyuma ya nyababyeyi hari abana bashobora kuvuka yenda bitewe n'ibintu runaka. Mbese hari ukuntu byakirindwa gutwitira inyuma ya nyababyeyi? Yego, kubyirinda no kwirinda nyine za risk factors, ibya bimwe navuze byongera ibyago byo gutwitira hanze. Harimo kwirinda ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo kwirinda itabi, harimo kwirinda imibonano mpuzabitsina, harimo nyine gukora imibonano ikingiye iri safe, cyangwa se ubundi buryo bwo kuyirinda. Ikindi hakabamo igihe atwise indi ikiri ntoya, akimenya ko yatwise agahita aza guca kwisuzumisha inda, nibwo ahita abona uburyo kuba yakora ecography bikamenyekana niba atwitiyemo imbere cyangwa atwitiye hanze. Noneho Dr. mbere yo kujya ku nama kugira ngo dusoze kino kiganiro twari turi kugirana,
ni ibihe bibazo by'amatsiko nk'ababyeyi bababaza ku bijyanye no gutwitira inyuma ya nyababyeyi? ibibazo by'amatsiko batubaza ni cya kindi wabajije niba uwo mwana adashobora gukura. hari nk'ugira ikibazo akatwitira hanze yari asanzwe afite n'ibibazo byo kubura urubyaro. kuko kubura urubyaro nayo nubwo ntayivuze nayo ni risk factor y'uko yasamye bashobora gutwitira hanze. rero akaza arababaye, si nta buryo mwamureka agakura mwinkuriramo inda, kandi ntabwo ari inda y'u Rwanda, ni inda yenda kuba yatuma abura ubuzima. ibyo nibyo bibazo bakunda kutubaza. undi batubaza ati ese nta ndetse nkafata imiti, kandi wenda ugasanga ashaka gufata imiti atari muri ba bandi bahabwa imiti, we ari akeneye kubagwa. ahanini ni ibyo ngibyo. akenshi ntabwo bakunda kwanga kubagwa, ntabwo ari benshi bakunda kwanga kubagwa, ariko harimo bakeya babitinya agashaka imiti kandi wenda atari mu cyiciro cy'abahabwa imiti. noneho Dr. mbere yo kujya ku ngaruka umubyeyi ashobora gutwitira inyuma ya nyababyeyi yenda ntabimenye kubera kutitabira gahunda yo gupimisha inda. bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda NSP Plus binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. noneho Dr. ni izihe ngaruka uwo muntu ashobora guhura nazo? ingaruka z'umuntu utwitiye hanze noneho ntabimenye. kutabimenya ni ukuvuga ngo si yagiye kwa muganga muri make, kuba twise najye kwa muganga kandi yaratwitiye hanze ya nyababyeyi. ingaruka zishobora kumubaho ni uko ishobora guturika, yaturika akaba yabura ubuzima. niyo ngaruka mbi rwose turi kumubwira. ibindi bisigaye byo kuvuga ngo yazashonga cyangwa se yavamo ikibyimba cyangwa se kibamo amashyira, iyi ngaruka ireba abarwayi abagore tubabwira niyo ngiyo ko atavuwe ishobora guturika akabura ubuzima. noneho tugana ku musozo, niyo nama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima? inama nabagira ni kwirinda izo gutwitira hanze nk'uko nabibabwiye, kureba bimwe bigabanya byongera ibyago byo kwirwara akabyirinda. ikindi mu gihe atwise akagerageza gupimisha inda hakiri kare kugira ngo atavaho atwitiye hanze, kandi mu gihe agize ibimenyetso twavuze nabo agahita aza kwa muganga. murakoze cyane Dr. bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko twari turi gukorera kino kiganiro ku bitaro La Croix du Sud, aho bakunze kwita kwa Nyirinkwaya i Remera hafi yo kwa Rando, aho twari dukorana na Dr. Habimana Samson, muganga w'ababyeyi muri rusange. ntabwo twashimira kino kiganiro tutamushimiye ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana bagira ubuzima buzima. nta nubwo twasoza tudashimiye ubuyobozi bw'ibitaro La Croix du Sud ku murava n'ubwitange bigira kugira ngo ababagana bagire ubuzima buzima, ndetse n'ababyeyi baba ababyeyi bahamye bafite abana bafite ubuzima buzima. mukomeze mugire ubuzima buzima. na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata, byakwanga tugakoresha agakingirizo, kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye, nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida, wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. rubyiruko rugenzi rwanjye, twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. ubu butumwa mubugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya NSP Plus ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund.